Happy birthday niba ufite isabukuru kandi niba utayifite reka tuyifurize abayifite. Iki kiganiro kigiye kwibanda ku bantu bavutse uyu munsi. Turaza kuvuga imiterere y'aba bantu, imico baba bafite, ibyiza byabo, ibibi byabo, inama bagirwa kugira ngo babashe kubana n'abandi neza, ndetse turavuga na bimwe mu byamamare byavutse uyu munsi. Niba ari ubwa mbere tubanye ukande subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo ibindi biganiro bijye bikugeraho ku gihe. Ngende Rwibutso Shema Jemima. Nk'uko abahanga babitangaza, bitewe n'itariki umuntu yavutseho hari imico n'imyitwarire biba bimuranga. Uyu munsi reka turebere hamwe itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Abantu bavutse uyu munsi ni abantu bakunze kumara igihe kinini bari bonyine, bakunda gutekereza cyane, bakunda kwiyumvisha ibintu, mbese bakamara igihe kinini batekereza. Ikindi kiranga abantu bavutse kuri iyi tariki ni ukwizera ibyiyumviro byabo. Kwa kumara umwanya batekereza ndetse bagafata igihe kinini biga ku bintu, bituma imyanzuro yose bafata baba bayitekerejeho, kandi bakaba bamaze igihe kinini bayitekerezaho. Iyo myanzuro aba ari ntakuka, baba bayitekerejeho nyine bayihagazeho. Abantu bavutse kuri iyi tariki ya 27 z'ukwa gatandatu ni abantu baba bifitemo umwuka wo kwita ku bandi cyane. Iyo bafite abo bakunda, aba ari ba bantu bashyira ibyiyumvo byabo bakunda imbere cyane kurusha ibyabo. Abantu kandi bavutse muri uku kwezi ni abantu bakunda kurinda imiryango yabo, inshuti zabo bazishyira imbere, ndetse n'abo bafitanye isano. Ni abantu bazi kugira inshuti magara bakazitaho. Ni abizerwa cyane kandi bashyira imbaraga mu kurinda abantu babo. Abantu bavutse iyi tariki ni abantu kandi bakunda ngo kwihangana cyane. Kwihangana kwabo bituma bashobora gutsinda inzitizi cyangwa se ibibazo bishobora kubazira mu nzira mu gihe bari muri business, cyangwa se mu gihe bari gukora ibyo biyemeje kugeraho. Izo nzitizi bashobora guhura nazo mu buzima bakunda kuzitsinda kuko baba babashije kwihangana. Ku bijyanye n'imibanire, ni abantu iyo bashinze urugo bakunda kugira ingo nziza, kuko mu byo baharira umwanya wabo harimo umuryango ndetse n'urugo. Abantu bavutse iyi tariki ni abantu bakunda kwitonda. Kwitonda kwabo bituma biyiringira bo ubwabo. Ni ukwitonda mu bintu bakora. Yafata umwanzuro akaba yakwirengera ingaruka zawuzamo, ndetse izo ngaruka nazo aba yabanje kuzitekerezaho. Abantu bavutse ku ya 27 bakunze kuba indahemuka. Aba bantu ku ruhande rwabo rundi, kubera imyanzuro baba bafashe ikomeye ndetse babanje kwitekerezaho bo ubwabo, bikunze kugora abandi bantu bari kumwe. Ibi ni nabyo bituma abantu bamwe na bamwe babanenga. Niyo mpamvu niba waravutse iyi tariki uba ugomba kugerageza nanone kwishakamo ubundi buryo wahuza n'abandi kugira ngo mufate umwanzuro hamwe. Abavutse kuri iyi tariki bakunda gufata ibyemezo bikomeye, nubwo rero baba babitekerejeho, ariko akenshi bakunda kwishyira mu byago ku bw'abantu babo. Abahanga bagira inama yo kuzajya bagisha inama. Nubwo kurinda abantu babo ndetse no kubitaho biba bishobora kugaragara nk'imico myiza, nanone ntabwo ari uruhande rwiza kuri bo cyane. Aha bagirwa inama yo gushyira mu rugero, kuko hari abo bibangamira mu bo babana. Abantu usanga iyo umwitayeho cyane bimubangamira. Urundi ruhande rwabo abantu badakunze kwiyumvamo ni uko bakunda guhisha ibitekerezo byabo. Ibitekerezo byabo n'ibyumvo byabo babifataho umwanzuro bo ubwabo. Uku kuwufataho umwanzuro bo ubwabo bituma abantu bari kumwe batumva yuko bari kumwe, nyamara ku ruhande rwabo baba bumva ntako batagize. Niyo mpamvu bagirwa inama yo kuzajya bagerageza bakagaragaza ibyiyumviro byabo. Iyi myitwarire iranga abantu bavutse kuri iyi tariki ya 27 z'ukwa gatandatu ni ihuriweho n'abantu benshi, ariko ntabwo ari 100% yuko bose babihuza. Hari n'abatayigira yewe habe na gato, kuko umuntu burya arihariye, kandi umuntu niwe ku giti cye. Umuntu akorwa na byinshi bimuzengurutse, aho aba, ko yavutse, ndetse n'ibindi bimugira uwo ari we kurusha itariki y'amavuko ye. Bimwe mu byamamare byavutse iyi tariki harimo Tobey Maguire. Uyu ni umukinnyi w'umunyamerika wakinnye role ya Spider-Man. Ikindi cyamamare mwavukiye rimwe ni Tony Blair. Uyu yahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza kuva mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka wa 2007.
John Wesley nawe yavutse ku itariki ya 27. Yari umunyendimi wize teolojiya cyane, akaba n'umuhanga muri yo, ndetse n'umwe mu bashinzwe idini rya Methodist. Ikiganiro tuba twagiteguye twifashishije imbuga zitandukanye nka astrology.com, Cafe Astrology, Astrosec na horoscope.com. Niba rero waravutse iyi tariki, umunsi mwiza, gira amahoro ndetse n'imigisha. Nkwifurije ibihe byiza. Ngende Rwibutso Shema Jemima. Mukomeze mukurikira ibiganiro bitandukanye Ubuki TV bagezaho, ndetse mukande subscribe.